Ndi papa sava. Hato. Bigeze herero. Sha, uyu munsi mva amadeshi n'amadeshi. Yuko turebese. Urafuna. Katurebese. Aseda yose afite ikibazo cyane kimwe rero. Ko nduzi twakuye. Ese takoze. Okay, ibyo sinyemera mereza. Zikaramwereka. Neza we. Ariko se ufite umururumba w'ikinye niyo yatwa. Ni igihane giki. Niyo ku nkoro wasibanye. Ku nkoro? Ku nkoro nyine. Kitariyo maze kugishita nyine. Ibi ngibi ni ibyanjye nawe. Nese ko tubyemeye bivuta gusa. Nese si inkoro nyine sa kameme. Ni inyama ya bene hano. Ibintu by'ibizete se nicyo kikini kurya. Cyo kizete. Oya, iyi ni imikamba. Azaveri ufite yawe hari. So bite byawe. Agiye kugabanya. Yemba bezi ko nubana. Ngombwa rero ikintu uri kushakira cyihutirwa nyuma yo kurya ibintu. Ngira iyo system y'uko tuzayikora tuzabigenza dute. System ho ari ibindi. Banzuje ibindi. Ariko nkonya. Batungi wisakoresha cyo. Banzumye iyo system nyine amafaranga tuzabona gute bizagenda gute. Ngiye gahora numvise restaurant bwa mbere nyumvise. Ngewe. Nararebye nsanga. Kuba hano kwa papa sava tutabona akagavu. Twazapfa nabi. Cyane igiha kirakomeye. Urabona nani ideshi niko remera none ideshi bari komeye nkazo uzi ko ideshi ni iki deshi kwari ibiparuro umuntu aba yakwe kunyama Kashi rose rava he ibintu by'amakomande n'icyo ari mu kintu tugiye gukora urabona baradukomanyije ikintu cyose ukiza gifite bodo command hano hose tukaba ku tugavu turukuno tugiye kubigenza ndio ngiye kujya nshita brochette za mbere okay mu gushita abizi bantegeka gushita yose nzajya mbita mfata nk'ikiroti ndi bahana igipfurika ndahibase nibwo dupfurira imana no muri commande za mbere izo nyama zajya ubanza zitanga tekinike ugomba gukoresha ugomba kwirinda kujya kwandikisha bodo commande gute se kandi ari byarabaye itegeko ni itegeko nyine se itegeko umuntu ntaryica ngaho komeza tukaryica bodo commande na facture wapi urabizi bodo commande hasigarayo sushi nyine nose nisigara sushi nyine nisigara hanyuma se kibazo rero nyine amafaranga twaza kuyagabana kamenga bwashyuha amafaranga twaza kuyagabana izo nyama se none nimbe ihene yavagamo 60,000 sibyo iramutse ivuyemo 40 bigenda bite ahebye birakorera ko ari ibyanjye birakorera guzambira nkaho ndavuze ngo umushwi w'ihene 50 so yibango waguze umushwi w'ihene ariko atunuka nyine nanjye nzajya nshita butoye none se nushita butoye abakiriya bagaducikaho byo bizagenda bite ibyo bireba boss abakiriya nabo kwa nyoko nabo kwaso okay gahoro nombwira ibintu ibigendanye n'ibyo kunywa none byo bizagenda bite ko tuzakura amafaranga gute ibyo kunywa ariko uri igicucu cyambere cyo ugomba no kugerekera ku bakiriya banyoye inzoga nyinshi bamaze kunywa za Amstel zaki ukagenda uwanyweye 5 mwandikaho 6 cyangwa se reka nkoreke umuti mwiza kugira ngo kirata kuvumbura ku igisabo wowe urabona hariya muri totali banse wumva ndikumva hariya muri totali nanjye muramo karakadeshe kandi gatakaremo gakuremo neza gashyire hano umva se umuti mwiza cyafata ariko mwana ducunge boss nawe yuri gukora facture boss ukora facture kabitondekanya neza iki ni kinaya none kugira ngo wice umu boss muri toto hasi mu giteranyo cya yose niba byari 38 wowe uhita ucinyama 48 gakubitamo 10,000 none yari kureba nyamacoma yari 25 brochette naya akabona bikurikiranye ntago yirirwa ajya gutondagura ahita reba hasi muri total abana twabaho dutumaye aho numva twabipfira amahubwo tuzacyura amadeshi umugore wanjye ntakeneye kubaho asa cyakoze ngo wizo kuri sije nzabona boss akize sibyo mabuja nawe akajya mu yindi mirimo ntabwo ari uzabona ibyo bintu birangiye rwose cyane ikindi kidasharaniye kubitira rero ntabwo kureba wowe maze kindaranirire man hatungi vamwe bako nireze ikintu bango munirire none ikindi gikoko zo hejuru buri kurya zo hejuru hasi ntabwo zasha nugera hasi ariko sana nakantu ugeraho gufatisha mu gikoni
zana ngufashe zana nkwereke zana ngufashe mwiriwe mabuja ndabahaye akazi ko kurya hano mu kazi mufite hano akazi ko kurya niko kazi konyine mufite aha ngaha ni ibintu by'ibidesha ndetse ko ari ibintu by'ibigufwa n'ibintu ari inyama ni ntabwo ari wahashye bingana iki bidesho bingana iki wahashye ibidesho bingana wahashye wowe ibiro bingaye by'ibidesho mereza hano nyine icyo turi ku mereza hano mbese mereza hano urarya ibidesha se mabuja ntabwo wazijya zirakomeye n'ukuri hatu ntutume nzengu iyi ni inkuru urabona atari ibinure yego mana yanjye ni ibigufwa n'ibinure nta ubuzima bwanyu bwose muba mutekereza ku mpombya gusa oya ntabwo mushaka gutekereza ngo dukore neza tubone abakiriya muri aho gusa mwirwa mwagatwagira ngo nta wundi mumaro kuri mumaze mabuja nta kokoye dore singize amaroti ngo iki ntazi kokoye rwose singize burusheti ngiye gushita byo ni ibideshi by'ibiparure biri aho ngaho agatanga two tudigi musigaye mu nzu umugore azatungana nk'umugabo n'izina ry'Imana noneho bigeze n'aho agiye kujya aza kumbabara akanya k'amadeshi mva ndagira ngo mbibutse akazi mushinzwe aha ngaha ushinzwe koza ushinzwe kwakira abakiriya muranyumva neza sinzongere no kubisubiramo cyangwa mbatumure mugenda abakeneye akazi kenshi umva nabatumura mwese nkashaka abandi uranyumva wowe urutwe rubi ndumva pe cyangwa urangije ko kanze nziza niba kadusuzugura azize simba se mwana genda bukere ni agasuzugura ibintu aho umuntu azagera aho yikorera koko ndabwiriwe nanone azijyanye he azishyize mu kazu k'imbwa ngo none urebe ukuntu n'ubwenge nawe afite ni bukeya irambwa asabwira ry'ibintu biriho n'urusenda ira burusheti yawe ririho urusenda ese ubundi hatu ni ukuvuga ngo turuswe n'imbwa turuswe n'imbwa gusa se nyakabwana ahubwo noneho irambwa itazi no kumoka wagira ngo nayo ifite ubumuga inyama nk'iya sha y'inkorosho uzi ko n'akadeshi karyoha mwana asubundi ako ngako kuki atakabonye kama akatabonye atungi ako atabonye naje waje se ukore yamano asomani waretse yama nonge waje twakunure se nitukureba aho mani ni ibiki ubundi shomba iyo mwavuye ngiye mu sarani na hehe nta muntu uzaho mwavuye ubwo murarake nyine umva nje ase waretse mani utanigisha inyama sorry urazo nkubita mu gatuzo uzifite inyama ndetse utanigisha inyama ese bya bintu nago mubi wakwitahira to gahunda cya itahire uyu munsi naramutse nabi kabisa nubona ntari kuvuga neza naramutse nabi ahubwo se waramutse nabo ubwo wanaramutse uvuga ati uyu munsi nitwaramutse bihangaye rwose nagiye ku ibagiro kubagisha ihene barambwira ngo imyijima ngo irarwaye barajugunya ibiha veterineri arabijugunya ibizete barajugunya mu mbwa nuze inkoro bazijugunya mu mbwa ibyo ngibyo se akaba ari byo byabazingisha kumanyagura akose muzajye mwishimanika ngewe mani wanditse unungire no kunkura amara ndashaka wiki atana bavuze ibikugenza ukagenda urashaka wiki ibaze nawe rwose wenda utagira ngo n'ibindi hari byo turi kugukinga bindi bidasanzwe iki kibazo hano umumabuje wa hano kubana nawe izina ry'Imana ibyo bintu wabyura bigira wari wabona wabyihoreye tukitira tukamenya ibyacu umuturanyi mubi uzi icyo bisobanura yabagendekeye nta kaga uba uhuye nako naba n'umuturanyi mubi sibyo ashobora gukaranga byibuze wenda ukumva uwo muhumuro aza kugira ngo umuntu usigaye no gutaha ngiye mvuye hano aranansaka urumva nta kantu ngomba gukura n'akadeshi kurya ibaze kotsa wakotse yose nta kintu uriyeho abandi bakira bakatapfunage akwato namwe ariko nimugatebye banza wumva umuntu noneho w'umubyeyi utinyuka agafata umusaza wenda ngiye ntacyo yavuga ngo aranduta arambyaye agafata umusaza nk'atunge
agashora inoze ngo mama bogisa ngo agiye kumusaka rero niba nta kintu atahanye muri bogisa wangu sha akayazunguza ako ni agasuzuguro hato ako ni agasuzuguro umuntu w'umugabo ufite abana koko ufite abana bakuru ufite aya ako ni agasuzuguro rwose ubundi watubwiye ngo ninde numva icyongeyeho mama Sava utagira ngo ni n'undi muntu ni mama Sava mama Sava niwe ukora ibyo ngibyo noneho ejo yankubise ishya ebyiri sibyo ejo yankubise ishya ebyiri bamaye tipu ari kunyambura sengisi note ya sengisi nkubitwa ishya ebyiri kuri sengisi umuntu ari umaye tipu ya sengisi umva agasuzuguro noneho karenze araje hano atwatse inyama twarimo turya z'amadeshi urareba se zirahari arazijyana twebwe tugira ngo wenda hari cyane manje kugira ngo iyaketse ko hari aya maruta ndayamwereka arazijyana tuvuga tuti se ntavuze ni wenda kubera ko ndabizere n'umunyamerika kundi ngira ngo arazihekeye uzikina koze Nyarubwana nibwo yari ikimara kugaburirwa aka kanya ubundi se ko ziri urusenda ntabwo irambwira ibintu by'urusenda oya ikintu nari kumva neza afashe amadeshe ayashyira imbwa Nyarubwana na Nyakabwana atumwihora arimo aratwumva arimo Nyarubwana na Nyakabwana gufata amajwi ubwo ngewe ndi iki nyine nawe urabyumva aho nyine uri munsi y'ikibwana umuntu w'umugabo gutyo baramusuzugura gutyo akemera Maître Tami Hatungi reka nkubwire hatu iyaba ari Papa Sava wenda byo nari kubyumva Papa Sava si byo yabikora ngaho nyine nawe ntabwo yatubwiye mu madesha tujya tuyatwara umva ko atabikora none ubu Hatungi buri gihe ntabwo yatwaraga umutwe ntabwo Hatungi atwara umutwe ibihaha ntabwo ari ubitwara hakuze uko nimugumya kwisuzuguza gutyo Sava na Vrema nabo bazajya babagira nkuko ngo reba ko nimbaburi wa yangize mpuza we Hatungi yabaga yicara adafite akantu ko kumwe reba ko nimbaburi iba yangize uruhara rwatukombeye ushobora kugira gutyo kubona mu ruhara hacumbye n'umwotsi kubera kano kazi irire mwana umva hato reka nkwereke mwana rya nta nyanya ushaka amazi umva se bapfuruka rya abo nabimira ko twabwiriwe ko nitukinywa icyayi saa sita nitukirya wafashe akanyanya hato reka mbagira inama rero sibyo Nyakabwana na Nyarukwavu nako na Nyarubwana wayo uretse tukumva inama reka nkwereke aho kugira ngo mama Sava basuzugura ako kagene ejo azabasuzuguze n'abana usange Vrema ari kuza banya hejuru gutyo ngenda byanze rwose ndabyanze urakora iki sura cyarahandi hano wabona akazi harahandi hano uzi twabona akazi twumve wenda yatugiye cyangwa se noneho nitwira tukajya hangaha umurwayi tura tumufashije ziba ariko nawe hano mwabona ariko ubundi manu ubundi ni mwebwe mwisuzuguza ubundi se mwahora mutinya gutyo mukumva ko batazajya bahora babakinira uko biboneye ariko boss wacu ntapfuye kugira ibigabo kagawa nubwo ari gatoya kashobora kuba gafite ibitekerezo tugira inama mfite ibitekerezo byandenze mwebwe icyambere cyo uri umu expert wowe baragukunda mu guseriva urumva abantu bose abakiriya bose kugira ngo Papa Sava agire abakiriya ni wowe baza bareba kugira ngo Papa Sava agire abakiriya ni wowe baba bazi kuzikotsa ushobora no kuva aha ukagenda n'ahandi bakaguha n'umushahara wikubye kabiri urahafite se aho hantu ho kugira uhafite hari ahantu se batotsa hari ahantu batagira utubari reka mbabwire umupangu urumva ibyo kubita nayo bubiretse umva ngiye kubabwira umupangu nupfa turawita prank wiki uretse wiki kuki se wumva ko ugiye kutubwira umupangu ukashyiramo ngo byo gupfa nimba utagiye kutubwira umupangu oya nyine impamvu mbabwiye umupangu nupfa turajya ku mupaka oya naga ari ku mupaka ariko avuze navuze ni prank gusaza kwawe ibintu byateye bita prank prank ngiye rero impamvu mvuze ngo ibyo bintu byawe se biratuma tugarura twongera tuba abakozi bazima biratuma twongera twubona ibyo twari tugenewe ibyo bintu byawe bya prank umupangu wawe umeze ute ni ukwihimura kuri mama Sava noneho twebwe nitubona bigiye kwanga ni kumwihimuraho ngo ubeshye do iri nzara afite nanjye namwihimuraho nkamwiriza ubusu byibuze nk'iminsi nk'itatu keretse iriya mbwa ye iriya Nyarubwana na Nyarubwana wayo keretse nyine imbwa se urayishaka biki ngewe turamwihimuraho kuko nanjye arampombeje none ubu ntabwo mpombye nyine hakorwa iki kuri gutinda mu bintu byo kwihimura wowe Papa Sava arahari si narembye arahari iki genda umubwire yihangana sindagira agera ahangaha Manuti genda umubwire azi hano basa mubwire nugira hariya kwa Nyarukwavu nako kwa Nyarugana
wikubita ikibando ku kibuno Uganda yibwa uraguza se murayihora iki murayihora ndashaka ko irwara indwara yo kutituma neza none se niyo yabibambuye irwara indwara yo gutura umujinya wanyu mu utura imbwa tubabaze boss uwabikoze se ntabwo ahari uwabikoze ntabwo ahari ariko akunda imbwa ye cyane mabuja akunda imbwa ye bamabuja ko giye ko ndashaka ndasaka mama sava icyo dushaka ni uko mwebwe mugumana umutuzo wanyu urumva mwarangiza ibintu niba ari amadesha wafataga ukayagumana ndetse urahita ubona uzajya uracura n'inkoko nzima ako se nkubeshya urabona ngewe njanga urabona ndi kubeshya oya mubwire yiha abantu bo mu isi n'abo mu ijoro Umusore abasha guhagarara cyangwa muzana gatatu. ibyo mugiye kumbwira se ati oya ntabwo bitinda papa sava yo se man kuri nuko nguko wabaye baba we Mbikirenza babwira bati gura supanetre kada Malaria ari mwivuganye. malaria ari nyinshi Ngo baramubwiye ngo inzu ngo zirimo amarangi ngo imibu ninjiramo. ari we mbona boss yazajya kugura igituntu ndabona ari cyarwa nako kwisuzumisha igituntu Unusa naga nagi. Kandi adakora. Malaria kandi yavuye kwa muganga ari malaria. yawe kongo mwanshakaga Nitanazera ko. papa sava nukuri wumve ko mbabaye pe ndababaye nukuri kw'Imana yese burya nuko nguko nyine ndakubonye numva agahinda karanyishe nari narayobewe impamvu yawe papa sava nari narayobewe impamvu uriya mugore wawe ameze kuriya pe bana we ameze ate aka papa sava nibyo buriya kuko inkende iyo yanyagiriwe munsi iyo ishaje inyagirwa munsi y'igiti papa sava watarembye kandi si ukuntu nako ngo inkende ngo arega ngo iragenda ngo iyo yamaze gusaza ngo aho ngaho ngo munsi y'igiti ngo ikahanyagirwa ngo ibone ibiti byose byanyereye n'ibimonyo bikayitondagira kandi yarakinaga n'intare mbere ya hose ye baba we papa sava ko buriya umugore wawe nko guhonongera kuko hari amamarogi yo kwapiga nzenze uti mama sava mu marogi se mu marogi yo kwapiga nzenze papa sava wamubonyeyo kumubona rimwe se kabiri se mama sava mu marogi inshuro zirenga n'icumi ari wenyine cyangwa ari kumwe n'ikigabo cye ari wenyine se yaba ari muri rogi ari wenyine ni manager waho cyangwa ni piga nzenze nyine umwata papa sava yaba abakarani yaba abaseriveri yaba ababose bose uravuze ngo aba yagiye kunca inyuma ubwo umuntu yata nawe urabeshya umuntu yata inzu y'amakaro akajya mu nkono ze mu byakora basaza ubundi ngewe nari nzi ko ingona ari iva mu mazi kajya kuri gatibizi ariko kuko akava mu makaro akajya muri karabasasu ko wa mugani boss mu gitondo hari akantu wegeze ufatara hari agasosi wabonye ubwo naho nyine uko nyine ubwo bakuzengurutse se bakabona yaragiye neza ikiza konora amasanga hari n'igitondo basaba ko wabyuka ariko nk'ubu uvuye muraho marigari wumvaga ko ntari bubyuke se urarembye wa waye iki wumvaga ntari bubyuke reka ntugikoza akaranjyanga wigize inda wigize akabwera ngo nigize iki siba ntabwo uba uvuye mu marogi yo kwapiga nzenze bikira mariya hose papa sava avuye mu marogi ariko avuye mu marogi mu miringoti hariya none se yasambanaga se atonora n'ibishyimbo asambana ajya gusarura ibishyimbo ibyo bintu bivuye ni ibyo muhaye se cyangwa ni ibyo mu kwacu ni ibyo mu kwanyu uretse ko nari kumufasha tukazamukana ngo mbe ku gasururu ibi bishyimbo nibyo mvuye gusambana ubu se urabona iki gitaka atari gishyashya koko mvuye gusambana ibishyimbo bigana gutya ubwo wasambaniraga mu miringoti nyine nsambanira mu murima se tananga umubonye hano ni ibiki biri kubera ahangaha ni wowe uzanye inkuru z'uko ndi gusambana ariko rero narumiwe kuko
Bigo wa mwana uba muze muze ngo yasaga ramwe ngo mu marogi kwa piga nzenze ngwiki yari franka mwibwira iki yari franka papa sava ngo yari iki yari franka franka akaba ari zurira mu buriri hasi wa buriri ndembye ko tukaza kuyanika izuba zazanye karaga manu niko franka niyo muri kunkurira mu buriri mukaza kunyanika izuba ariko se mwabahungu mwe muba bazima cyangwa mwajya mumenya ibyo mukina nabyo mwajya mumenya umwami mukorera karame karamizwa ishyiga iyo mubona muhagaze aho ngaho muza gusenya ingo z'abantu ngo ni pranka mwumva mushaka kugira kuki ariko nk'ibyo bintu byateye ni ibiki ndabirukana ariko twasenyaga urugo izina ry'Imana ndabirukana Atanazi ndashaka kumenya ahantu kuya makuru yuko ndi gusambana none aha ngaha nutabimbwira Atanazi nje nawe turaba babiri yakubwiye nyine yari erega muranaseka Franka mukaza mukambyukiriza umugabo atabasha umuntu kubyuka umeze utya none se mabuja Ndabiruka. uretse kwirengagiza ibintu ugiye udukoreye urabyibagiwe aka kanya ni ibiki ngiye mbakoreye ni ibiki ngiye mbakoreye bosi wenda tumaze iminsi tutabona wirwariye uba no mu buriri ariko rwose natwe ubu turiho natwe turi indembe muri ndembe se mu buhe ndembe buryo niko kuba franka mu buryo nyine bwo kuba nta kintu na kimwe tukibona muri uru rugo mu byo twari dusanzwe tubona nk'abakozi biriya bisete mbambuye ngashyira imbwa imbwa se ntiyari ifite ibiryo byayo ntiyari yariye ntago rwose nta nubwo ni ibintu byo kugusaka muri bogisi bivuga none umbwira umusazi wa gatatu wa ariko se mbabazi marigari ngo yareka tubabwire n'ibintu byo muri bogisi bivuga reba uko ngana uku rwose uko ngana uku baze ubu ngubu mabuja araza akansaka ngiye gutaha akansaka agakora no muri bogisa ngo arebe ko ngo nta bintu nta kintu ncyuye ngo nta bihaha ncyuye ngo arebe ko ngo nta mutwe ncyuye ngo nta mapumbu ncyuye ngo nta niki sibyo akakora muri bogisa jewe nakoze muri boxa yawe none se boxa yawe sigira umufuka noneho umufuka ra aha dukoreye agashya urabona inyama mba nazikokoye hagasigara iki amadeshi ayo madeshi ziba ari inyama ariko nuko ziba zikomeye umukiriya atashobora kuzirya ko na saa tatu tutakirya umukiriya aba ashaka umusoso umeze neza turya rimwe n'injoro araje azisanze hano azikuye ku mbabura aradututse ngo dufite ubudigi ngo tugize gute ngo akazi kacu nako kurya gusa ikintu kimbabaje ni kimwe yagikize ase abantu b'abagabo bangana namwe ku buryo mwumva ko icyo kibazo gikwiye gukemuka kubera ko muteje ibindi bibazo noneho arazifashe azishyira nyarubwana ikibazo ni kimwe ikibazo cyarabaye urumva neza murarangije muti namwe reka twongeye tugikemuza ibindi bibazo ese uragize ikibazo mwamuvuza ngaye baze nyarubwana n'ikibwana cyayo birutangiye ibyo bintu hatu niba ikibazo cyarabaye hari ubundi buryo cyari gukemurwa kitagiye gukemurwa n'ikindi kibazo nk'uyu mugabo mubyukije ubu yikubise hasi aha ngaha agahita arabirana ntabwo mwamubifitemo uruhare ariko se uyu se wadutse ariko watanareka wenyine marigari uru rugo si we wenyine nkawe ko mba nakubwiye n'indebera bizinesi uko igenda neza amadeshi ko abantu botsa bayemerewe ujya kuyabambura iyo mbwa ko ifite ibiryo byayo bayigurira kakujugunya mwayo madeshi amadeshi ari ubwo wari uyashyiriye sava cyangwa vurema amadesha asa ry'abana nyine wajya yajyana gahise yashyiriye imbwa urashyira imbwa se n'abantu bahari mabuja ubu twariye utabeshya marigari tujye tuvugisha ukuri tujye dukoma urusyo dukome n'ingasi n'amashuka wamaye bosi yarayanyambuye nawe yakosheje ariko ntabwo ari uburyo byari nyine gukemuka bose niyo mpamvu mvuge ngo dukome hakuno dukome no hakurya njye nakomye hakurya rero nawe koma hakuno hawe ibyo bintu byo gusaka mu makariso y'abagabo jewe nsaka iki batahanye imitwe. ariko papa sava ni gute umuntu wamuhereza 10,000 byose akabitahana ngo ni tipe ko ari we babihaye se tuba twakoze akazi kacu tuba ko ari we babihaye ahubwo nusanga ari kubisabiriza ku gahato aba ari bwo uzarwana ariko namwe mbabwire shadere murakuze mwabagabo sibyo mufite umugore wewe ni wasize umugore mu cyaro kuki abantu bagumya kubinginga ko mwakora akazi kanyu mwashyize hamwe mukavuga muti wenda umukoresha wacu ntashobotse uri kubyumva mugakora akazi kanyu mugafata n'ibyo mwemerewe ibyo biryo bya saa 8 hanyuma mukita ku ngo zanyu Kanyamaga ngaturumva Kanyamaga rutwe rubi gusa
uyu se niwo bagobakesheje muri aferi wavuyemo reba aho wahura uwo muntu kano karo kagenda kavuga jewe nari nzi ko bansaka imitwe n'iki by'umwe naho ngo ni tipu none se ko sajya takubwiye ubwo buri wese yisubireho nawe wisubireho urarwana n'abakozi murwanira amagare wabuze iki marigari karame niba gusugira ngo marigari ga wicaye gato wanimo kukamwa se nkahita mporora aza ko hari akazuba wabaherekeza agasomera ukora akazi cyangwa ngo inu gasomera yego boss gasomere mu nzu manu digira utonora ibyo bishyimbo ngaho Papa Sava